Bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano Chano mukunda cyane umuryango umaze kwaguka umaze kugera ku bihumbi 50. Uyu munsi twabatembereye tugana iburasirazuba twazengurutse akarere ka Rwamagana tugera mu Kayonza tugera mu Kangoma hafi kugera Kirehe, ariko ubu noneho tugeze hano dushinze icumu mu karere ka Kayonza. Uyu ni umudugudu wa Gakurazo, akagari ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, mu karere ka Kayonza, intara y'Iburasirazuba. Twasuye ubworozi bw'inka, inka z'umukamo, inka z'ubwoko bwa Jersey. Turi kumwe rero n'umworozi dusanze mu ifamu iri ahegereye aho nakwita nko mu Kabande, hakikijwe n'imisozi myiza yo muri uno murenge. Muratangira mutwibwira, arabanza atwibwire hanyuma atubwire ku bworozi bw'inka z'ubwoko bwa Jersey, narangiza atumaze kutubwira ibyiza bwo korora Jersey aratubwira ese aborozi ba Jersey bameze bate, ubutumwa bameze bate mu gihugu, niba ishyira hamwe bafite association. Hanyuma kuwa gatatu tariki 18 mwese murabizi ko azatangira kuba imurika bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ku murindi wa Kanombe. Nabo baratubwira niba aborozi ba Jersey bafite gahunda yo kuzitabira iryo murika bikorwa, nibibana ngombwa batubwire icyo bahishiye abanyarwanda muri rusange. Mwatangira mutwibwira. Nakoze nitwa Ntare Cosmas, abandi umworozi w'inka za Jersey. Ndi umworozi ahangaha mu dusanze ni mu mudugudu wa Gakurazo nk'uko mwabivuze, akagari ni Kayonza, umurenge ni Mukarange, karere ka Kayonza. Aha tubasanze nk'uko wavuze, tuhasanze inka z'ubwoko bumwe. Tugire mu mavu n'amavuko uko watangiye korora muri rusange, hanyuma n'ukuntu wahisemo inka za Jersey akarizo dusanze mu kiraro zonyine. Ese watangiye ryari, watangiranye ubuhe bwoko bw'ubworozi kugeza ubwo uyu munsi itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 dusanze ifamu yawe ari Jersey gusa? Nkuko mubibona koko ubworozi bwanjye n'ubw'inka za Jersey gusa. Ubworozi navuga ngo ni ubworozi buteye imbere cyangwa bwa kijyambere nabutangiye mu 2009, ariko icyo gihe natangiranye n'ubworozi bw'inka za Frizone icyo gihe, cyane ko na Jersey icyo gihe zasaga naho zidahari mu gihugu. Ariko guhera mu 2010 nibwo natangiye korora inka za Jersey. Birumvikana icyo gihe nari mfite Frizone, mfite na Jersey, ariko Jersey arizo zari nkeya, imwe ebyiri gutyo. Noneho uko ubworozi bwagiye buzamuka, ngenda mpitamo ubwoko bumwe aribwo bwa Jersey, abari nabwo ndashaka guteza imbere kugeza ubwo arizo nsigaranye zonyine. Mfite impamvu rero nazihisemo. Komeza jya mbere, kuki wahisemo korora Jersey? Impamvu nahisemo Jersey ni ukubera ibyiza byazo, bitari ibyiza byo kwamamaza ubwoko bw'inka gusa, ariko ubwiza koko bugaragara mu nka za Jersey. Bushingiye ku cyambere nuko wenda icyo nabanza gusobanura, Jersey ziri mu bwoko bumenyerewe bw'inka z'amata. Yego. Hari ubwoko bumenyerewe ubwo no gutaruka bura bwatsi bari kugabura n'ubuhe bwoko? Biriya ni ibisigazwa by'ibihingwa, buriya ni n'amababi ya karoti. Okay. Murabona ko hano twegereye igishanga, iyo basaruye, abahinzi basaruye ibihingwa biriho bishobora gutanga ibiryo by'amatungo, turabifata tukabigaburira amatungo. Rero nkuko navugaga nti ibyiza bya Jersey, nari ndimo vuga nti musanzwe hari ubwoko bwa Jersey, hari ubwoko bw'inka z'amata buzwi bumenyerewe uhereye kuri Frizone. Nubwo muri iyi minsi hari ubundi bwoko bugenda buzamo, ariko hari ubwoko bumenyerewe guhera kuri
Frizone kurinda ugera kuri Jerise. Jerise ikaza ari bwo bwoko bw'inka z'amata buheruka hasi. Iyo ukoze ranking nibwo buheruka hasi muri ya ranking y'inka z'amata. Ariko nubwo ari uko bimeze, nizo zikamwa make mu bwoko bw'inka z'amata. Yego. Byumvikana ko ubwo ntago tuvuga inyarwanda ntituvuga izindi oya, mu bwoko bw'inka z'amata wenda mu ndimi z'amahanga byo twakwita dairy breeds. Yego. Ariko nubwo iyo muri ranking iri hasi, ariko iri hasi nayo ifite amata menshi. Jerise yafashwe neza, ikagaburirwa neza, igahabwa ibyo ikeneye byose, ishobora gukamwa litiro zigera hafi muri 35, hagati ya 30 na 40. Jerise yagaburiwe neza iyo ari jerise yuzuye. Urumva rero nubwo byitwa ko muri ranking iri hasi, ariko ni inka y'ubwoko bw'amata. Kugira ngo kamwe litiro 30 nk'uko bivuze bisaba kuba wayigaburiye ibingana iki, buhe bwoko? Aho ibera nziza rero, ubundi jerise bayita milk machine. Ikora amata. Jerise uko iremye mu buryo ibiryo bikeya iriye ifite ubushobozi bubivunjamo amata menshi. Hari itaye yayo, mwazibonye uko zingana. Jerise ni inka z'amata zigira taye ntoya. Iyo taye ntoya igatuma zirya bikeya, ariko bya bikeya ikabivunjamo umusaruro w'amata kurusha ubundi bwoko bwose bw'inka z'amata. Tuvuge uyigaburiye ibiro 20 na Frizone ukayiha ibiro 20, mu mukamo biza bitegereranya? Ntago byahura. Ntago byahura kubera ko ikamwa menshi ni yihe? Ubundi ubigaburiye ibingana inka uko zigaburirwa, zigaburirwa hakurikijwe ibiro byazo. Yego. Rero ibyo biro byayo iyo ufashe pourcentage tuvuge 30% by'ibiro by'inka, akaba ari bwo uyiha, inka ifite ibiro 600 n'ifite ibiro 350 ntago zishobora kurya ibiryo bingana. Yego. Noneho akarusho ka Jerise kakava hehe? Iyo bwa bwatsi bukeya kubera taye ntoya buraza bukayihaza. Mu gihe yanka ibiro 600 niba ari Frizone, bizagusaba kuyiha ubwatsi bungana, ubundi nka narimvuze 30, ariko sibyo, inka igaburirwa 10% by'ibiro ifite. Ubwo ibiro 600 irya ibiro 60. Yego. Yakari ibiro 60. No Jerise na Frizone z'ibiro 600. Yego. Zigaburiwe ibiro 60 zombi mu musaruro nga Frizone izakamwa litiro zingahe nuza Jerise? Ntago zombi zagaburirwa ubwo bwatsi. Ntago ubwo bwatsi wabugaburira Jerise ngo iburye, kuko ni bwinshi. Ni bwinshi. Wabugaburira Frizone kuko niyo ingana nabwo. Rero Jerise muri taye yayo ntoya, muri kamere yayo, muri karemano yayo, ivunja ryayo riri ku rwego rwo hejuru. Urwego ivunjaho ubwatsi yariye ikabuvunjamo umukamo w'amata. Rero icyo kikaba kimwe mu byiza bya Jerise, kurya bikeya igakamwa ikabivunjamo umusaruro w'amata. Yego. Icya kabiri ni amata yayo. Jerise muri ya ranking nababwiye ko ariyo irankinga hasi mu nka z'amata. Noneho ahubwo niyo mu bwiza bw'amata niyo iri hejuru. Mu bwiza bw'amata niyo iri hejuru. Ubwiza bw'amata ni ukuvuga iki? Yego. Uburyo amata abafashe, amavuta arimo, proteine zirimo n'izindi ntungamubiri. Proteine noneho nako Jerise noneho iza ku isonga.
iza ku isonga ku buryo niyo aho ubucuruzi bw'amata bwateye imbere ntabwo amata ya Jerisi agurishwa kimwe n'aya Frizone kubera yuko bitewe n'ubwiza bw'amata ya Jerisi ahandi usanga bapima hari ibipimo bafata kumenya amavuta poroteyine n'ibindi biri mu mata ya Jerisi amata akagurwa hakurikijwe ibiyagize icyo gihe rero aho amasoko ateye gutyo usanga umworozi wa Jerisi ari we uri hejuru noneho ni ukuvuga ngo noneho ni Enverisi niyo ibanza mu nka zifite amata meza noneho uko zigenda zigira amata menshi kugera kuri Frizone bikagerayo noneho Frizone ariyo yagiye hasi yego mu bijyanye no kwihanganira uburwayi n'ibirere n'ikirere bimeze bite Jerisi mu by'ukuri navuga ngo wero turabizi ko n'inyarwanda zirwara ariko navuga ngo Jerisi irenda kubaho nk'inyarwanda ubizi inka zigiye kumara imyaka 4 hano nta nka hano izi urushinge nta nka izi urushinge ahangaha yari yavurwa Jerisi ziri mu nka zihanganira indwara cyane indwara zikomera zihanganira indwara zikamenyera ikirere vuba izuba mu gihe izindi nka zo mu bwoko bw'amata nka Frizone iyo ugeze n'ahantu tuvuge zirisha nko mu rwuri akazuba iyo gakaze usanga zagiye kugama mu zuba mu bicucu ariko Jerisi uzasanga zirimo kurisha kuko zo ntabwo izuba rizigiraho ingaruka cyane Jerisi rero ni inka ikomera ihangana n'indwara cyane ikindi wenda navuga ni imyororokere yayo ni inka yororoka cyane vuba gute ubu iyi nyaniye iyi ngiyi muboneye ifite umwaka umwe yatangiye kurinda imaze umwaka umwe yatangiye kurinda ubu yatangiye kurinda ntabwo dushobora kuyibangurira kubera yuko iracyari ntoya ariko ubu ngubu yatangiye kurinda ku mwaka umwe ku mwaka umwe ubu ngubu yatangiye kurinda mu by'ukuri bivuze ngo iyo yatangiye kurinda ifite umwaka umwe yego ubu nijya kugeza amezi 18 amezi 20 izaba ari urumva izaba yaratangiye kurinda kera yime kimwe rero n'izi ngizi z'imbyeyi niyo ibyaye kugira ngo yongere kurinda yime bitwara igihe gitoya iyo bingana y'ubundi bwoko yo yimira amezi angahe iyo bingana ya Frizone yingana gutya yaba itaratangira kurinda ibyo niko biteye yego inyana ya Frizone y'umwaka umwe ntago yarinda ariko Jerisi zirinda hakiri kare hanyuma icyororo mugikura hehe ko abo twasuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukoma akagari ka Cyuru batubwiraga ko intanga za Jerisi zitaboneka zitapfa kuboneka iyo wowe wihaye gahunda ko jewe mu bworozi bwanjye kirazira sinjya nkoresha ikimasa nkoresha intanga n'abaveterineri dukorana baba babizi ntawe ushobora gutinyuka kuza gutera intanga hano ngo azane Frizone ntabwo bishoboka rero wenda hari uturere tumwe na tumwe aho usanga nk'inzego za leta veterineri w'akarere cyangwa ababishinzwe akenshi ugasanga iyo bagiye kuzana nk'intanga muri labu bakazana intanga za Frizone ku mpamvu ntashobora kumenya ugasanga Jerisi bazanye nkeya noneho baba veterineri batera intanga banazifata bazikoresha ugasanga wenda zishize vuba ariko jewe hano iyi nka yarinze aho kugira ngo bayitere intanga yindi itari iya Jerisi ndemera ikarinduka ariko nkateguza
uretse ko bidakunze kubaho. Urumva umuntu aba afite umuveterineri akenshi umwe uguterera intanga. Yego. Rero iteka ryose aba azifite. Arabyitwararika iteka ryose akaba afite intanga za jerisi. Intanga rero zirahari, ntabwo ari ukuvuga ko zidahari mu gihugu. Zirahari ndetse na nyinshi. Mufite ishyirahamwe ry'aborozi ba jerisi mu gihugu, ese waritubwiraho abanyamuryango barangana iki, mubafasha iki? Mubafasha iki muri bimwe muri ibyo bibazo, kubona intanga cyangwa se n'ubundi buryo bwo kugira ngo bakomeze bazamure umukamo kandi bibatunge? Nk'uko mubivuze, ishyirahamwe ry'aborozi b'inka za jerisi rirahari, ni nanjye perezida waryo. Yego. Ishyirahamwe ryitwa Rwanda Jersey Farmers and Breeders Association. Ni ishyirahamwe rimaze umwaka umwe, riracyari rito, riracyari rishyashya. Kugeza ubu ngubu dufite abanyamuryango bagera muri 60 bagiye bari mu turere dutandukanye. Hari Kayonza, Rwamagana, Rulindo, Gicumbi, Nyagatare na Nyanza. Abanyamuryango naho n'utwo turere barimo, na Gasabo hari abarimo. Ishyirahamwe rero nk'uko mbivuze rimaze igihe gitoya, ariko ni ishyirahamwe ubu ngubu ubona ko rifite intego. Mu by'ukuri icyo ishyirahamwe rigamije ni uguteza imbere ubworozi bw'inka za jerisi. Niyo ntego nyamukuru, guteza imbere ubworozi bw'inka za jerisi no kuzibungabunga. Tumaze kubona ko mu by'ukuri inka za jerisi zigenda zisubira inyuma mu gihugu, bigeze ku rwego rw'aho umuntu adashobora kugutuma ngo nshakira inka ya jerisi yuzuye 100% ngo ugende imisozi uyibone, ndetse naho ziri hose ugasanga zasubiye inyuma, bagiye bazivangavanga n'ubundi bwoko. Twasanze jerisi tutarebye neza zishobora gusa naho zicika mu gihugu. Dufatanyije rero n'inzego zitandukanye za leta n'iza bikorera nk'imiryango ishinzwe guteza imbere ubworozi nka Ripple Effect, twafashe gahunda yo gushyiraho ishyirahamwe ry'aborozi b'inka za jerisi kugira ngo twongere tuzamure ubworozi bw'inka za jerisi, binyuze mu kuvugurura icyororo, binyuze mu mahugurwa, binyuzwe no mu guteza imbere ubworozi bunoze, ibyo twakwita best practices. Rero ibyo nibyo bintu twubakiyeho kugira ngo duteze imbere ubworozi bw'inka za jerisi. Uyu munsi icyo turimo dufasha aborozi, hari ubujyanama busanzwe, ariko noneho uyu munsi wa none dufite intanga, ndetse cyane cyane intanga izi ngizi twita ngo ni intanga ziri sexed. Intanga ziba zararobanuwe, ziterwa inka yifashe ukabuze uti 99% iyo nka izabyara inyana. Nabyo bibaho. Yego. Ugatoranya kuba sexed ni ikoranabuhanga. Yego. Ni ikoranabuhanga kwa kundi batunganya. Umuveterineri abafite abizi ngo izi imfite intanga zose zizavukamo inyana. Uko ziza zifunze, ziza zifunze nk'izindi zose. Yego. Za zindi bita ordinary. Yego. Ziza zifunze kimwe. Ariko muri rya koranabuhanga, iyo intanga bazifashe mu bimasa, baragenda bakazirobanura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Intanga z'ibimasa bakazikuramo, hagasigaramo intanga z'inyana, akaba arizo bafunga. Okay, ndabyumvise. Noneho batera inka, kabuze amahirwe 99% iyo nka izabyara inyana. Izo ntanga rero zirahari, ari abaveterineri twasinyanye nabo amasezerano bagera muri 15 bari mu turere utwo navuze dutandukanye, bafasha aborozi, abanyamuryango bacu, ariko n'abandi borozi bose babishaka. N'abandi borozi bose babishaka
barabaterera. Niyo mabwiriza bafite, kuko icyo tugamije ni uguteza imbere ubworozi bw'inka za Jersey kugira ngo abantu bazikunde bamenye ubwiza bwazo, bazorore kandi zibagirira akamaro. Yego. Hanyuma tugana ku musozo, turerekeza harabura iminsi mikeya itagera muri 4-3 kugira ngo imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi risanzwe riba ingaruka mwaka rya Minagri na RAB ribera ku Murindi ritangire ku itariki ya 18. Aborozi ba Jersey, abanyarwanda bitega iki kwishyira hamwe ry'aborozi ba Jersey, abanyarwanda bitege makuru ki ku bijyanye na Jersey, abanyarwanda bitega iki ku byo muzabagezaho muri iryo murikabikorwa? Nka association turateganya kwitabira iryo murikabikorwa rizabera ku Murindi. Yego. Mu by'ukuri kujya mu murikabikorwa ikizaba kigamijwe no kugira ngo abanyarwanda bamenye ko ishyirahamwe rihari, banamenye icyo rigamije n'icyo riteganya kugeza ku banyamuryango baryo. Ariko nanone kubera ko ryubakiye ku bwoko bw'inka ya Jersey, tunarushaho gusobanurira abanyarwanda ubwiza bw'inka za Jersey. Abantu benshi baroroye ariko siko baba bafite amakuru bakwiriye kuba bafite. Usanga umuntu yumva Jersey nk'uko bazita ngo ni Jersey, umuntu akumva Jersey ariko mu by'ukuri atazi neza ubundi Jersey ni inka ki, ni inka iteye ite, ibyiza byayo ni ibihe, ese ni inka ugereranyije n'izindi nka umworozi ni inka akwiriye korora cyangwa ntago ari inka umworozi yakorora? Mu by'ukuri rero twebwe nk'abantu bazobereye mu bworozi bw'inka za Jersey niyo nka ibereye umunyarwanda mutoya, umunyarwanda ufite ubushobozi butoya, ubushobozi mu bijyanye n'ubutaka bushobora guhingwaho ibitunga ya nka, ariko n'ubushobozi mu bifatika mu mafaranga bwo kuba yabasha kwita kuri ya nka, kuko ibyo musaba ni bike kandi ntago irwaragurika. Rero muri iriya murikabikorwa kuri twebwe zaba ari okaziyo nziza yo gusobanurira abazatugana, kubasobanurira ibyiza bya Jersey kugira ngo umworozi wese ajye agira intego mu bworozi bwe, yorora afite intego, imyanzuro afata ayifate ashingiye ku makuru nyayo ajyanye n'ubworozi, afata umwanzuro azi neza ngo niba ngiye korora inka y'amata ni iyihe nka nkwiriye korora kubera iyihe mpamvu. Ntitworore gusa kubera korora, ufate inka ingana n'iki kiraro kubera yuko ubona ari nini ariko mu by'ukuri utazabasha kuyitunga ngo noneho iguhe ibyo ikeneye. Rero kuri twebwe tuzasobanurira aborozi kugira ngo tubafashe no gufata imyanzuro, mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni imyanzuro iri informed, afata umwanzuro azi impamvu awufashe. Yego. Reka tubashimire rero bakunzi ba KOP, twizera ko mwamaze kumva imyororere ubworozi bw'inka za Jersey, ibyiza byazo, kandi mushoje muhishiwe. Abazajya mu imurikabikorwa muri Agrishow izabera ku Murindi, muzajye mwibuka gusura stand yishyira hamwe ry'aborozi ba Jersey, mushaka ayo makuru, hanyuma wa mugani mumashe kumenya uko mujyanisha ubworozi bwanyu, mugira amahitamo ya nyayo atabarenganya, atabashuka, mugira amahitamo abageza ku ntego mwiyemeje mutangira umushinga w'ubworozi. Twongere gushimire rero Ntare Cosmas mu kiganiro tumaze kugirana kuri KOP. Ni karibu kandi n'ubutaha tuzongera tuganire. Nakoze cyane. Yes, wakoze cyane. Nakoze. Yes. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibazaho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi,
ntuzava aho uri uzasure Afrisellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa abifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. Afrisellers,